tubahaye ikaze mani banze ureke nkure muri atodom mode mani ngo gute reka mbaze nkura aka kantu ese sha ariko none iyo soneri kizamwo cyangwa nje tu ariko cyangwa jugunya mureke nyane dutangire Miki uyu mungu karagira ngo atwabura ikiganiro kigitangira ikiganiro nibwo kigitangira ako bana none ubwo nguko kugira ngo kaze kudutemba ako telefone urayitora niza yifu nayijugunye nikaho yitaye mu buganda ako abagabo bijambo basigaye bagendana turatunyagwa zira telefone wacu zakafite ako kangaka wagakuyemo nani soneri nayikijijemo kugira ngo bimenye neza iyi telefone nayizimishije izaka nyuma y'amayingo 8 wayihaye garante da ni garante yo kwaka yeme tubahaye ikaze abakomeje kudukurikirana abagabo b'ijambo TV wowe mugabo w'ijambo utarakora subscribe utangiye gutambana turagutenga nukuri kabisa kandi kamati ni kwicarira urahura n'ibibazo none bazi ko dufite kamati y'abagabo b'ijambo ntibabizi mu gitondo navuganye n'umuntu wo mu Burusiya ni Burusiya cyane Buruseli uri kwitiranya ni utane n'abapostinga amadarapo yambwiye ngo Amerika muri Bangladesh accessing ibijanye n'ibisasu yambwiye ngo abantu bataya bakora sub ese mu Bubirigi hari igihugu bagira na beef mu Bubirigi kirahari iki nk'Ubudage none niyo mpamvu uwo muhungu ari kwa accessinga ibijanye n'ibisasu ngo yari mu Burusiya ibisasu biba nk'umuhungu ni umugabo w'ijambo musuhuza papa wewe wa muhungu we uri Buruseli Buruseli gani ni Belgique Belgique ni igifaransa muri France Belgique ni igifaransa mu Cyongereza ni Belgian Sofe ariko ngo Belgian ayo biza bindi by'intambara y'isi twigaga esajya ni Belgium hapana Belgian warutubwize ari abantu bataramenya gutandukanya ibintu bw'ibi hari abantu umuntu azavuga Netherland bakumva ko ari ikindi gihugu wavuga Holland Netherland ntacuze Netherland abagabo b'ijambo naho Netherland dufite itorero dufite kanisa ariko ni ry'abantu bake ese niyo bazabita ngo ni New Zealand nyawo nuko tugize gute nani cyangwa ariko New Zealand samakuru y'ubutaka New Zealand kandi kuko news n'amakuru newspaper n'amakuru yo mu binyamakuru n'amakuru yo mu binyamakuru yo ku makaratasi none niba ari New Zealand uriko matara amakuru y'ubutaka n'amakuru y'ubutaka cyo gihugu ni iki ni igihugu cy'ubutaka New Zealand ariko New Zealand nibwo Buholandi Netherland niyo Holland Netherland ko ndumva twaduhambaranwa kuri icyo kintu ni kaho turi bunaniranwa reka we nubundi idarapo wewe rya Amerika uzuryitiranya uzushira ry'inyenyeri ese rya Bangladesh kandi hari umuhungu nzi kandi n'umwira wanje buri kwa postinze umunyamerika azashiraho rya darapo kavuga se ura muntu ngo muri Texas ndabona ari byiza rya darapo rya Bangladesh ngo muri Texas ni sawa agakubitaho Bangladesh abagabo b'ijambo ari inyuma ya kamera ariko bari abagabo b'ijambo muri aho bada umugabo w'ijambo Zaramba Rafiki ariko afite izina rye Rafiki hari ibintu yakoze ku kibuga uzoramba gute Rafiki ariko uramuzi uri ubutaka Rafiki niwo muntu uza wogeza match Rafiki aza yogeza match niwo munyamakuru uza kogeza match dafite liste y'abakinnyi igita kijangaza nukunda abo bakinyi bose b'amakipe azavuga amazina yabo kandi nta liste bamuhaye kudesha kuri Rafiki Nzaramba we wagize neza kabisa courage Ndandu TV nawe tumugarukeho noneho hari ibintu bibiri ndandafite uriya mwana ngo ni Ndandu TV afite Ndandu TV ubu ngubu yagiye gukorera Ndandu ubu ngo baryamye ahantu bita tari nayo tariko ari mu gace k'Kigali bita ngo Nyagatovu Ndandu we garuka uwo mucamusi kandi uwo mucamu batubwiye ngo kuraberamo ibintu ariko Nyagatovu ugeze kitakita Nyagatovu Ndandu nawe hari itorero ryacu ayoboyeyo ry'abagabo b'ijambo ariko Ndandu afite channel yitwa ngo Ndandu TV
abakristo bacu b'abagabo b'ijambo ni gute wokwinjira mu ikanisa utaragera kwa ndanda ku mudiyakoni kandi kuvuga ngo ndandukuri ni uzi ibyicaro bya buri mukristo no wabaye gute iwabahari aziri wabaye gute no kuvuga ngo ndandu ni nawe uhanagura intebe ikanisa rya ndandu ni ryacu ni amahasha kuri ndandu ejo bundi ndandu yaraduhamagara ati kiberaje kumfungira sindashyiramo sound proof turamubwira ngo papa bohereza abakristo bawe bateranira bohereza abakristo bawe kandi bohereza wowe nawe ntusigare nawe uzaza utanga umugati gake ariko ndandu genda unyarukire kuri ndandu ariko ndandu we tugaruke hari umugabo umwe wigeze kuvuga amagambo menshi ariko ntoramo rimwe hari umugabo witwa ngo ni bonke niyo muntu w'urucecetse ameze nk'aba mutsima wajwenze muri quartier ariko sinka karaje agakonje uwo mutsima w'uri ariko burure yajwenze ariko akamenya umupira yagera kuri baro nakubwira ibintu yakoze mu kabumbu nico kintu Imana yamuhaye ngo niwe mutu wenyine akaguru kiwe niwe mutu wenyine wavuze ngo mu kibuga nta mwana ubamo iyo jambo yarivugiye ko lelo ariko eta kuko iryo jambo ryangizeho ubushobozi mugabo wisha ringiraho imbaraga nyinshi mugabo wisha umva hano umuhungu bita bonke agira impano nk'izi kazi 3 iya mbere niyo guceceka bonke azaceceka niyo wa kandi umunyarwanda yaravuze ngo silent killer ivungo rikonje niryo ryotsa niryo ngo riza ritwika inzu cyane bantu mwirinde bonke bantu mwirinde bonke azakina kabumbu Imana yaragifata ikirenge ciwe iragiconga neza icerekeza umva ko ndababwa mumfata icyo kinyabwo yacakuriye bonke aza kabumbu bonke agira itire muzitire gutya ngo bonka kubisitire mwizamu ariko kandi itire guzurisobanura hari abinoga badukurikirana batazi icyo bisobanura n'abakunzi n'abagabo ijambo n'abakristo ntabwo wiga wijambo utazi itire ni ukuvuga ngo ni short nyine uko nguko gabari arimenye bonka agira itire rubanga itire rya bonke ryatumye hongerwa mezire z'ikibuga nuvuga ngo ikibuga cy'iwacu tukigendera ku mategeko y'ibindi bibuga kubera itire rya bonke itire ryatumye bazana antibare z'abagaridi kubera ko nigo garidi hari ukunduga naje nabaye garidi hari system tugira ngo yo kumira baro gufunika ubundi ukora umutima murumuna waje w'umugaridiye kubera ingaruka z'amatire ya bonke twamuguriye bulletproof muzi bulletproof ngo asigana avugishwa kubera ingaruka z'amatire bulletproof ariko tire na tire uwo muhungu ni bonke afite cyane yitwa cyatumye Beke TV mugende murebe ariko nyine kandi hariho mugikanda saba baramabona itire mugikanda saba itire neza muri amamuhura n'itire ariko mwitonde iryo tire mugende mwambaye bulletproof kandi nabwe ngo mwirinde bonke bulletproof ziyo kumbudada nababwiye gajewe ga oya ayiwe niyo mu bituza niyo kingira bituza mureke mbasobanure bulletproof ni ikintu ayiwe tavuga utaproof kuko ibintu byose bifite proof isaha ntigeze ibintu byose bifite proof hariho na mbana proof hariho na muzigaba proof hariho na pira proof rore yayo niyo kugukingira ikibaba pira proof aho twakomeje soko uko nuko ngahega ariko mureke mbabwire bonke wa mugabo ngo ni bonke ugenda ugabanya impano yawe yo gucepa ari mu guceceka none umuntu akazamwitegereza biragoye kumenya ikintu ahatekereza wa neza bakame uzi bakame neza kandi kuriya hari ikindi kintu muzi bazabona nkuko atwihishemo nagabanye ko twihishamo da hishuka umucamo wo guceceka ariko kandi nuguma gutinda tuzogusanga muri uwo mucamo tukurira imbere yandi bivuga ngo tunaguhonye
hishukaho wihisha. Wewe wagize gute da? Wewe wagize gute wishuke usanga umwana. Iyo ndirimbo bazarimba kera cyane tukiri muri za jura. Ariko Bersheba ariko abantu muri jura. Iyo ndirimbo niyo akora iba hari kwa Sunzu. Barayisohoye muri Cornerstone. Muri Cornerstone. Nabagabo Bersheba kwaye ibamo Trezoro nuko nawe yagiye Kigali akoma. Abahungu bari mu kuva muri Kongo bakaza bakava Goma bakavuga ni gute utayi kanisa. No garakanze ngubwire byabaye ga utayi kanisa gute mu makanisa ga naho asiga haberamo transfer nkizo uzuko za transfer uzuko amakanisa afite transfer ejo bundi uvan uzuko ejo bundi hari transfer Jija ayiwewe no vera mela dagiye uvan nawe tire yakugeze bonke hangushitire wa uvan akitire ya bonke kurumva mu makanisa asigamo amanane amatransfer igura nigurisha cyane none ni gute umuririmbyi asigaye aririmba ari muri Kongo twamubona gatatu ku gatutu tukama tumusanga mu itorero rikomeye nanga akamatika giwa gusubira iwabo hamwe yamwereye ameza ya mbere hamwe yafatiye umubatizo hamwe afite ifishi y'umubatizo ariko none mugabo uravuze kera ukuje ndababaye ariko uzikubona umupasiteri akagusengera ngaba ngo mana kuriza uyu mwana amavuta muhame akure amavuta muhame kandi yaramuka agenda yarangiza umuhungu umupasiteri aramanutse yikiye muri Gwiko n'izindi zose ndazi za hano Goma cyangwa za hano Buvira ni Bukavu arya rwa rundi danuru rwa Buvira kandi kanabo Karyama be hari abagabo ijambo bari muri Karyama benge bamaze kubatizwa mu kandi pasiteri agasenga ngo wa mana uyu mwana akure neza agapfukama atamire Yesu ntakamuruke pasiteri yarambaye nk'umwisiramu akiyemeza akambara kiragiye abantu bari mu kumira Yesu bamara kandi bakamugarura mufite kibazo mwebwe none ugasara kubasharirira gute ariko zikumira Yesu ukamuru kandi mureke mbabwire cyagahira umuntu uzomira Yesu ngo namara kandi amira ibindi bintu tutazi niba wamize Yesu uwo muhogo urasengeye Yesu iyo umize Yesu azakumara inyota nta yindi ntori kenewe kandi umuntu womira Yesu yamakaza akagira inyota nukuri iyo nyota ntisanzwe iyo nyota igiye wa Musamariya kazi iyo nyota ntakindi cozayiva muri iyi wewe wamize Yesu wamize kimara nyota mariko none inyota igarisiti bikugaruka ariko wamara ubahungu pasiteri gutya yamwikoza kamera izikubita rimwe gutya yakwisanga umuhungu w'Ikigali yamuposti yabona umukobwa w'Ikigali yamuposti ngo iki neza ngo reka nje mu Rwanda mwivuga butu none Trezoro we nawe Freddy aho nawe ikanisa gute kandi Freddy ngo ngigoma ngo yarasigaye aririmba ngo nimba hari hapangwa igitero kikama kireka none ubu yaragiye noneho ga none ngo mifite ibibazo kwa kundi mwikanisa abana baza barira ntabwo bakeneraga ibindi byo kubabuza ngo banyina bakubita amabere ngo bangubunke ese umwana azamukubita ibere cyangwa azari muhada ese narivuze gute uratani no reka ngaruka ntabwo byakeneraga ko ariko ninkaho naringeze ahandi naringeze ahamanuka ariko mugabo wisha wabonye umwana kubitwa ibere cyangwa bazarimu dore ariko gari n'abantu bazabayakubita kuko umugabo werutse kuvuga ngo hari n'abagabo mesire zayo zirarutanwa none se uko nguko nkantuza ikintu narishatse kuvuga kuri mezire gato tuhagiye twokomeretsa abantu benshi kandi cyagira ukomereka turabagabo b'ijambo niba twatunagiye gutya twagarutse muri uyu mucamo mukeneye turagarutse ntabwo byakeneraga ko bonsa abana kugira ngo baceceke hanyuma Freddy narebye ukuntu yaririmbye yamaja muri Noel itaragera yaririmbye ariko cumwe Noel iri kwa gatatu kandi agira haleluya uzuko afite ubushobozi bwo gutera haleluya magana uzuko kamati yicaye itegura amatariki ya Noel kubera yandirimbo Freddy yaririmbye bari bagize ngo bahinde yararirimbye ngo yewe Maria umebarikiwa na Bwana ewe Maria ni zawadi kutoka abantu b'ingoma turagukumbuye Maria turagukumbuye gira turamutse ni zawadi kutoka kwa Mungu
Mesiya umugabo w'ijambo araririmba ayigwe ndagiye Kalomera libre de ver jive tumepewa kitondo kitoto kijana hapana jana buze mu Kiswahili chaba Mozambique oya ico Kiswahili ni muntu ni Kiswahili chada ni canya mudo wa papa ico Kiswahili ufise ngo kitondo ico Kiswahili natumvishije mu gihugu kitagira izina dukomeze noga ndakurikirana aya materaniro kuri Imana narafashijwe kuko kandi hari abantu bari mu kutubona hano bakamavuga ngo ari abahungu ngo za Seraza ni wowe uri kureba iyi video wowe garuka uri kuvuga ngo turi ba Seraza wowe uri mu gucamba abantu ni wowe Seraza wowe uri igiki amavuta yawe n'ayawe ayanje n'aya kandi kiri kigurya kiri kari mu kubaga kiri gafite urukezo kiri gafite urukezo n'abantu mugendere kure kiri rubavu yaravuze ngo ariko ngo nibiki byabaje mwabaye gute bene mwabaye gute muri mu kurwanya igitaramo ngo wigende ngo kiri ngo uza muri kira gitaramo gute ni gute ikiyumbe cyinshi ishamba ni gute ikiyumbe cyinshi ishamba ni gute mwabaye nyeshamba muri mu guhiga abantu mwamenye ko bagiye kuja gutarama gute ico ni ikibazo yewe ngapanga igitaramo kuja gutarama wenda muri harvest ngamba ngubwira ngo reka tuje muri weris ngo reka tuje muri weris ngo kandi nutaza ngo ndasiba ari abavyita mugize Faransa avuga ngo efase biragoye ko refute biragoye ko gufuta gani Kiswahili no futio sio mu Faransa ni efase mu Faransa ni efase noga ikintu nangiye kuvuga biragoye ko wowe uri mu guhiga abantu ngo bareke kuja mu gitaramo biragoye ko uzodufata wozana za makasi ukazana hari n'imbwaga zitwa ngo za ruhaye ni yene cyangwa ruhaye ni ejo bundi nagiye Kigali ariko abantu bamaze guhaga ariko abantu baraze nabi kandi ibyo baraze nta gitaramo kirimo kuko ntabwo haga igitaramo urumara wita imbwizina ry'umuntu uzi uko umuntu namba afata ayita Max kandi Max ari inshuti ese ukungu abari kumukunda ngo tuvuge ngo yamushekere yamugeranya na dogi ariko wa muntu ni ukuri garuka oya iyo umucamo kandi uhaze nabi mu byo waze ntagitaramo reka dusuze Freddy afite amavuta afite ubukwe kandi ubukwe bwa Freddy abantu bagende bamushigikire hari mwene dataga umugabo w'ijambo Freddy turi ahantu mu gitaramo na Freddy yararimo Freddy yarasotse mwene data yamamubwira ngo Freddy ukuntu ugiye ngo kunguko nje nawe ngo nagutamye ngo si ngombwa ko tuzatuvugana nje nawe ariko nakumize kandi uburyo nkumizemo ndanarenzaho Yesu mumire mu yandi magambo mwene data yarambwiye bizobe umunsi ubukwe buzabera bizobe igihe ubukwe buzabwarangiye bizobe mu kubyara kwe ariko uzongera incokora kandi uwo muntu intego ya mbere yayigeze ubukwe bwa Freddy ari ahantu namushyigikiye ubukwe bwa Freddy bikomeye niba umuntu ari ahantu yo kugurira ubukwe bwa Freddy ubukwe bwa Freddy ndimukumva abantu bakora ubukwe ngo ubukwe ngo ni concert ubukwe bwa Mukongomani baza ngo ni concert kandi yari concert ariko ubwa Freddy ni nyarukutana nyarukutano tuzatumira itoroshe nyarukutano ihuza abo kundondo no mu minembwe nabo mu karinga no kubahuriza Kigali ubukwe bwa Freddy ni ukuvuga ngo jewe niyo nzoba ndwaye niyo nzoba narwaye gutya tuzarwarira mu bukwe umvano ikintu mbonye da ntibagiwe ikintu mbonye ubukwe bwa Freddy bumeze nk'ukuntu tuzoba twaragizamutse wacu iriya twese dutegereje aruzi kirimi bazakoresha rero no mu bukwe bwa Freddy sinzi ururimi ruzakoreshwa kuko buri munyagihugu wese uri mu gihugu azaba ari abantu bose batandukanye nari mvuze ngo niyo nzoba ndwaye mu buryo ndashobora kugera Kigali ariko Imana indinde umugabo Imana yahaye ubutunzi kuri iyi si munsi y'ijoro bita Elon Musk
ejo bundi yasohoye telefone iyo telefone abantu bazi wacu bari Nyarukoni urahagarara Nyarukoni neza ugafotora Kimironko ukaba ufite ubushobozi bwo gufotora umujyi wa Kigali neza Kimironko naje niyo nzoba ndwaye ariko sinjifuza hari umuhungu iyo telefone ndayifite hari umuhungu uherutse kwiteramo ifuraze iyo telefone aravuga ngo ngo jewe ariko manza none asigaye akora na Iron Mask kuko ukuntu yaravuze ngo jewe ngo ikikwereka ko iyo telefone ikaze ngo jewe ngo nari mpagaze Nyarukoni mumbwira umukobwa muri ikabuga kandi umukobwa turamuzi uriya mukobwa zakita kandi uriya mukobwa yagiye nabi afite amatara kuba diakoni afite amatara kumwigisha kugira ngo musenge ariko yigize nabi ariko da nyuma y'iki kiganiro ntabwo ari danima uracyafite impamvu narivuze da harimo ingeso za da no badani bo babamugira gutya yavuze ngo uwo muhungu yaravuze ngo ndabajije umukobwa ati nguriye ngo yewe ngo bunkopiye ngo narindi mu gitaramo turaza kuvuga aravuga ati ndi mu gitaramo kandi kimeze neza dufite amavuta kandi iyo umuntu avuze amavuta ntuzumva ko ari igitaramo cyo kugenda ahantu ngo twagiye guserebura twumvishe ko ari ikanisa umukipe aravuga ati ese iyo green ronje wicayeho iryo cupa ufite niyo cupa rya Heineken niyo mavuta aho ngaho nta gacupa ka energy karimo kandi gazazanye ijambo rya kabiri umuhungu amubajije yaramaze iryo cupa mbonye ufashe ko ridasa n'amashupa asa nayo harya muri ya makatari ya Foursquare cyangwa se iryo cupa ko ridasa n'agacupa k'inyange hari umudiyakoni wacu wagusingirije amazi ko twatubona iryo cupa rihaye risa n'umugabo unyuze aho wawe ugenda nabi icupa turyita ngo icupa ako si igishuti noneho icupa oya dani icupa cyangwa ni musipa harya ni agasipa ni umusipa sipaga ni mubi ariko okay yaramubwiye ngo se urwo rungero ufite ko rudasa n'izindi ko rurimo inyama iyo nyama ni kariza zawe ariko datugaruka uwo mukobwa garuka wa mukobwa we kandi twaragiye tuzatubahonya ibi birakubwira urahonyeka kandi ko turakubwiye kandi abagabo b'ijambo ariko iyo telefone turi kuvuga nugwagarara hariya neza ikabaringe gutya buraba uko abagabo b'ijambo imbere neza abagabo b'ijambo iyo bavuze baratimiza neza ku murongo w'imbere neza n'ugutimiza kandi nidutimiza muzobimenya cyane bantu banje bagabo b'ijambo mu bukwe bwa Fred nzobye nisha ugutwi kumwe ikindi kandi tuzabicisha live bwo kuzunguza ugutwi kumva tuzabicisha hano live bazakurikirana cyane kweli ibintu byose kandi uriya nawe uko muzamwumva ngo basekuruza b'amahanga nawe ni sekuruza w'abagabo b'amajambo kandi hano iyo tukwimitse tuba tukwimitse cyane uwo wakana Fred uri umugabo w'ijambo kuva none kugeza iteka ryose Fred ni umugabo w'ijambo kandi gakura Fred ari mu bahungu bake muri Kigali bazabagura kandi bafite amaguru abahungu benshi b'i Kigali tibaza bagura kuri abahungu b'i Kigali bose barasenga Fred kwifaranga Fred uzumubwira ngo Fred ikindi kandi reka akaba kubwira ati sha kubujije gusa kuryama muri kiriya cyuma cy'inyange kandi azakubwira ngo naje bico ndibuguye gusa ndibuguye umubirizi ibindi byose ndabiguye Fred azakubwira ngo ndakurinda umubirizi kurinde n'urusenda n'ibisindisha kuko Fred ikindi namuvuga niyo muhungu w'i Kigali uri mu rubyiruko uzusenga kandi iyo mvuze gusenga simvuze guterana ufata umwanya agasenga kandi bya nubwo bivuze ngo nuko twe tuza tumusanga yirije muvuze Fred nibuka ikintu Fred yakoze twari turi muri harvest icyo gihe Fred yarahari icyo gihe twaririmba indirimbo nari nsigaye nicara gatitira ukuguru kumwe kandi gakuriye hajugu basha kukama kubwirwa gutya se ibi nibi Fred yateye hari nimba aravuze ngo ni zirindwi yavuze zirindwi kandi iwe ni umugabo w'ijambo agira igihe iyo avuze zirindwi ni zirindwi tameze ko abahungu aza muri kadera 3 kandi gabene wacu bakuze kuvuga mwikane ariko izo mikoro ziramutse zidari ese bari mu kuvuga umuntu azigahaguruka ngo doze ayo mafuraze cyakenewe rero hari umuhungu wahagurutse yamakubita isengesho ngo mana we ngo batubwiye tinga
uriya we aramba ariko uramungu tube tumureke uramungu turamuhonye ngo tungu ngo ariko mana we ngo bavuze ngo tinga ariko gakuriya ni ikigaragaza ariko yari yayumvishije ni ikigaragaza umuntu wumvishije ni kanisa niba ushobora kuvamo buriya nutanafata n'igitabo basomyemo cyangwa se ibyo bavuze ikintu umuntu yatanzeho urugero iyo wagifashe uba wumvise uriya muhungu ni umugabo w'ijambo ariko hari umuntu ushaka ko tugarukaho gatoya serugo uyu w'Uburundi Marita ayiwe isosi y'ikiyo ayibe ariko yaravuze ngo narababwiye ngo habigisirimba ca mukaru icyo gisirimba ca mukaru ubwo ni gute ngo igisirimba ngo ca mukaru ngo kitarimo amata serugo ndabonye ngo bitewe n'amafuraza afite tuzamutumire serugo ntakaza yimwa mikoro turabisabye nk'abagabo b'ijambo ahantu ari revera wa serugo ntakaza yimwa mikoro niba ngombwa mikoro nisiba nkeya serugo ahantu yateranye tuzogura mikoro yiwe aza yigendana serugo tuzomubarura kuri mikoro imwe kuri yiwe tumubarura yiwe n'akaradiyo kayo ayibe ese serugo niwe wavuze ngo bagiye mwivuga butumwa ngo umuceri wa mwinshi aho umuceri wa mwinshi umirifu ngo bamavuga ngo bamakora ivunjisha ngo yinjiranye abadiyakoni protocol arabwe ngo se uku ni gute mwato serugo niwe muntu wakoze fraude mu kanisa niwe muntu wakoze bata trade kandi bata trade tiyemewe yani fraude yakoze kandi igitangaje ni uko yakoze fraude atari ku kanisa giwabo yagiye mwivuga butumwa urumva ngo tugurisha umuceri ngo tugure yakoze ngo toya yaravuze ngo tugurisha umuceri twongere serugo niwe muntu wakoze niwe baye exchange wifu n'umuceri ahubwo avuga ngo niwe muntu wagiye mwivuga butumwa nyuma yo kuja mwivuga butumwa akaba ari gukora budget y'igiterane kandi ari umutumwa yarinje asanga ibintu babidorose ariko abishira ku murongo serugo we uri umugabo w'ijambo serugo nsigaye fata ubwoko bwa kabiri bw'isosi ikivuguto nicyo canje ikiyo cyo ntaga ari icanje kandi Marita narayisabye ngo mama azayishake byara isosi ikiyo yavuze ubundi mwana isosi yahindurira gutya ukabona gutya yahindurira gutya yarayivuze mwami itari cyo reka nyibabwire rwerera serugo agaje naramwihamagariye namati serugo inamba yawe nyihawe n'umuntu ntazi kuko narapfukanye n'agati Imana itiburira namba ya serugo itibuka kandi ndatibuka kuko ndashimiye yari yafunze imipaka ndavuga ngo wari buce mu Bugande nkagoronzoka no muri Tanzania no muri Kongo ngahuruka ariko Imana uburemere bwa zira nimero buryo wari uzishaka zari no kuba byari kuba ngombwa kunanyura za Mexico ukongera gute wabaye gute ngo gute nuko ga Mediterane iyo nimero yo ndayibona base seru umwita w'ikiyo no wese ariko wowe uvuze umwita gakera niko wisobanuye isosi umwita guzamu isosi yarangira ngo niko bamwita isosi ikiyo ndiwo iryo umeze gutyo bisaba ngo uzamuruga umere ko umuntu ariko akana mugabusha ariko ndabona ndi kubona ko mu birori za Brad Shop bagiye kuzabamfatisha inanasi reka mvuge inkuru arangira ngo sha uri umuhungu w'abaki ndamwati ndi umuhungu w'abaziga kandi naye ni umuziga ako serugo umurabe n'umusiga zambo namufitemo agashusho kandi mu misaya niyo harimo neza mali harimo aravuga arambwira ngo nikoda ngo isosi gayi kiyo navuze kuriya yarambwiye ngo niba ari ikintu ngo azobereyemo ngo nikijanye n'imirire kandi inyigisho ze zose inyigisho ze zose arangira ngo isosi umwita w'ikiyo arangira ngo gira amategeko ngo nubona bakwaruriye gutya umwita w'ikiyo gutya bawushize ku meza nubishobora n'ubutari kwanye kuko cyangwa uri ahandi hantu hatatuma ukuramo icyo wambaye usokizemo kuko ngo umwita w'ikiyo uzukozamo gutya umutsima isosi kazigarukira mu kwaha umwita ukagarukira mu kwaha kekala ariko uzabumva uburyo azavuga ruga ariko mana kurumva
arambwira irya kabiri bakiguterekera umwita w'ikimbere yawe uzobanza utohoza amakuru ko hafi direct umara kumva kumeza ubona amazi yo kwiyuhagira kuko iti wihagiye kuko ndago umwita w'iki umaze kurya tuza woga intoki uko umubiri bisaba gukaraba umubiri kuko no muntu uza no mu mavi uba wageze baza ngo yazagenze uba watonyanze uko winuye gutya ugutonya ndamubwira ati seru iyo sosi ikiyo n'uwo nzosiga ntakayibona ukiragoye isosi none ikivugutoga niyo dusigaye dukoresha ubu ngubu cyane kuko maritation turayibona yarambwiye maritation ahubwo serugo udusobanurire seru sone maritation unaduhereza agashoti video kayisobanura noneho natwe tumenye uburyo twozaza dukora abagabo b'ijambo tugende dushakira kandi naringiye kuvuga mu gifaransa ngo harabadiyakoni bacu hano tudufite bigaho tumwa i Burundi vuba cyane rero bafungura batafunga maritation tuza tugezwa i Burundi tuzozana n'ibintu bibiri by'ingenzi ikintu cyambere tuzora musaseru kandi wiwe icakabiri ariko umusekusa cya gatatu nje datongera sinova ntabonanye n'abantu babiri ayi wewe z'abantu ugiye kuvuga ariko mana we kandi abo bantu kugira ngo bavuge ndabanza sanka umpumeke nsigane ariko humeka neza sohora umuko umve abo bantu soko ive we kumwamo mbona hano nakoze formation y'ubuganga kugira ngo uvuge inkuru neza sanko wegamira kwereka egamira kandi ukurikiza amategeko kandi agatuza ndeke kugasohora humeka biraguye sanko wirega gasohora umwuka uburatuje ubu wovuga iyo nkuru ndikumva sanka mbaye mushe abantu babiri nzagenda ngiye kure yego nirengagije abacuranzi bamuze sigabona bamugisha mbavuze nabandanyuzwe n'abafuse ni benshi ese mubebe si yaba oya mubebe bibugande mubebe wacuranze kanje karirangura katurika ariko mubebe nawe turakugaruka mu kanya tubiri gusa tubeneke hanyuma abo bantu abambere ni batatu ni itsinda ry'abantu batatu harimo ndanyuzwe akabamo Marie Jolene ngo ndi mukobwa Marie Jolene ni umukobwa mani igitaramo cyambaze kimaze umwaka cyose ntimwakibona kuri stati umugabo w'ijambo ese sha buri munsi ese sha uwo ni Marie Rene Marie Jolene cyangwa ni Marie Jolene ni Marie n'umudiyakoni wacu kuriya cyane uvuga ishuri n'umudiyakoni wacu urumva atowe umudiyakoni gute ariko umugabo w'ija narahebuje uzi ko nyine umaze gukizwa sha cyane uzi ko umugabo w'ijambo ya postinze ura mukobwa ni Marie Jolene wa mukobwa we ikintu ugomba kumenya wagize imbaraga ku mugabo w'ijambo kandi wagize ibahati kandi si ukuvuga ngo riroroshe nabanje kugira ngo wararogesheje oya sanga atari ukurogesha ariko ura mukobwa ikintu namukunze nagezaho mutarambira tumva none uko ura mukobwa ndamuzi twarabanye ambira ko babanye Goma za Bukavu ati n'uwigoma ni Burundi kandi akubwiye ko ariho hantu tufite kure no ura mukobwa yarambaze kandi ni inshuti yanjye turavugana cyane ko ni n'umudiyakoni ari gukurikirana Yesu mwana ari mu materaniro atadukurikira ari mu materaniro ari kumwe n'undi muhungu dore nguyu hano ari kumwe n'undi muhungu witwa ndanyuzwe gutyo ndanyuzwe niwe bakorana nabonye bari rya True Promises yari Burundi turanabasuje bose mbinguzi kijawa sifa haleluya yangu iwe ya Mana we ni maombi yangu unikumbuke mbinguzi kijawa sifa haleluya yangu iwe ya kwanza nuko nguko tole nuko muririnje ngiye kuba turi amajambo sha genda kandi aho ugomba kujura hanze ndinde mbavuga se oye genda ndagiye gira hino sha koraho da uraririnje gutya Imana iguhaye umubiri amen izina rya Yesu hanyuma kandagira sha nawe kandagira agatwa wakiranye uragiye nawe ufite ingokora z'umugabo umwe werutse kuvuga ngo izuba ngo njyaye tugende hanyuma
Mana we ariko turavana aya materaniro ni crossover murebe ko batakaduhambiriye akakarenge twicayeho aya materaniro ni overnight cyane ariko kandi overnight itarimo umukunga itarimo gukitakita kundi za rero zanyu muvuga ngo ebyiri mugateresha ariko muzamwibuka abagabo biwacu hari ukuntu bakazaza bagashima imirundi abapantaro gutya bagashima imirundi agafata umutiritiri dore agashingira ako ngumbuye bari abagabo basoko sanguza uritera umwera kera jenda shishutse hanyuma ake mibiri yabaye abo ngaba reka mbareke dusa nka turirimze kandi mwese murabize abagabo ijambo barahanga iyo ndirimbo muzi ko uriya mwana usiga uramya ariyo nagaza amubwira ngo ahimbazemo cyane simubizi mwese hanyuma niyo ngiyo hanyuma undi muntu wabaze benshi hano ku musozi wa Nyabeke ndetse no muri Kigali hari abasore gabi Kigali bataza bagaragaza amaranga mutima barahwereye abera kuri status hari byinshi tugenda dukubitana nabo kandi namwe tuzaza tubahonya ni mutazamugaragaza mukongomani tube tumurebe buretse no ariko man ari umuntu nibutse doze hanyuma undi muntu wa kabiri badi reka ngamba kugagurya nitwe dufunje amatorero yose ari hari kandi nidukereza bagombaga kuva ntawe usohoka mbere y'umushaka kandi twebwe twaje gusanga amakanisa menshi yishwe no gupfa amakasha twakoresheje abiri twe amakasha yawe ari fitiya twebwe amakasha twebwe ntabwo dukeneye ngo mbike kashe wacu bagira ikibazo fitiyanje nafite cyane zose zisinya bimwe yeme nigute muri mugupi kashe mwakoze amakasha birasa umwe kabiri kumunda niyo muri batanu mukora amakasha 5 ariko amahoro abi hanyuma undi muntu narimbuze ariko umukobwa witwa Kinoro we kandi gafite izina ryiza gitiranwa n'inoro kandi Kinoro irahenda Kinoro ariko nazariye makaririmbura amaso kava ngo Kinoro aragiye arukunda afite guhumeka indirimbo Kinoro ndiri imbere yakana ndire bangaye nanone ngo ndari nanone tagaswara nagaswara duheze wacu ya kera nanone rira shobora kuba Maria nanone amarira ga y'abagabo urayaje kandi uri mu myaka myiza yo gushaka ndikumva natose imbere narobye kuberaga amarira ga yacu azaja iriya indani narobje mu urarusha inda yuzuye uyu muhungu agize ikiziba mu nda ukunorira nkagutera agize ikiziba nakitela tole ariko mugabo wisha uzi ko uvuze Kinoro kama mbona ugize ikiziba mu nda nikoda ukunguku hari abantu bazi ngo turabaza ifu hari abantu baza badushobora ariko kuramya no guhimbaza gute kandi Imana yaravuze ikintu kizoba mu ijuru niki kuramya no guhimbaza hari ikindi kumanywa na nijoro no guhimbaza duse nk'abayiririmba noneho kugira tuzamure terana hazaba guhimbaza Imana hazaba guhimbaza Imana hazabaho we hazaba guhimbaza Imana hazaba guhimbaza Imana Ngareka nkatoni Antoni Antonio Antonage Antonema hazaba we hazaba guhimbaza Imana hazaba guhimbaza Imana hazaba guhimbaza Imana Imana we hazaba guhimbaza Mesofe Jafe Talalibe Katitela Belaride Sangongo Sangile Deve Droit Belaride Kawi Sango ariko ba mureke ari tuzabishobora imitima y'abagabo bigize binani ukureba bano bagabo bose bari mu bashanje sigaye kuri izuba igihe kirageze kirasohoye cyo gusanganira umwami wacu Yesu
tukibanira nawe iminsi yose aho tutakiba barukundi tukibanira nawe iminsi yose aho tutakiba kawishambre ayibe iyi ndirimbo imanutse gute mugabo wisha ibi ni ibiki mbambo numvise ko twari tubizi ibi ni ibiki mbambo hanyuma ibi ni ibiki mbambo igitara muri gukibuka neza niba nibeshe neza ijuru rirahari ayibe oya ntiwibeshe ijuru rirahari ntiwibeshe kandi ijuru rirahari kandi igihe kirageze kirasohoye ayiwe wacu Yesu tukibanira nawe iminsi yose aho tutakiba mana we barukundi yemwe mureke mabwire umuntu uzi Igiswahili nareke tuyikonjige iyi ndirimbo igomba gukonjigwa igakonjigwa mu kinoruveje mu cyongereza reka tugere mu gifaransa ahantu hereda ahantu here kuko here muri Norvege mu kinosho kuko here muri Norvege kandi wacu abantu bari muri Norvege wacu kumubona uvuze Norvege abanye uriya mudiyakoni nadukurikira diyakoni kazi gani oyayi uvuze Norvege namangira imbeho ni urimo gucumbira abantu bagiye mwivuga butumwa muvuze Norvege namangira imbeho washushiwe mbise nkonje ariko munyemereye nsuza umuntu izina ni kivuga ikibakira ikivuka conke muri Norvege uwo mudia ni diakoni ugiye gusuza se umuri reka nsuze diakoni ese niki kiguteye kubona abagabo b'ijambo kavuga ngo ntibanyuraho utavu nuko muri imferega rahira muri imfura nivyo kandi tugira ijambo kandi mugira ijambo pe none bari abantu bari kudukurikirana ta magambo abiri wababwira kuri twebwe ndabasuje cyane niki wababwira ku bagabo b'ijambo mufite umugisha kuba mubana n'abagabo bagira ijambo yego babakurikira abagabo b'ijambo ariko kora hano kandagira tumuragije ikijije cya Gatsibo ese ni Gatsibo oya uri umunyeshuri wahe ndabona nambaye umunyeshuri wa Jesse Nyamudu yiga mu wakangahe yiga mu wa gatatu noneho yiga mu wa gatatu reka tumusenge hari ijambo uvuze tugiye kugusengera musengere ku buryo ki ubudiyakoni kandi no mu n'amashuri ari kwiga abanyeshuri uzababwira ngo ntibakaze bati ijambo bazabati kandi bose uzababwire nimba umwana avuze ngo ndagira amanota 70 azayagira kandi uzababwire ngo abagabo b'ijambo uzabatamika abagabo b'ijambo tumuragije ikijije cya Nyamudu hayo babona uyu mungu wicayeho Manase uko wamuteje ibibazo nonoga hindura wicare kuri ndabona uyu mugabo atangiye gushuka nonoga musengere urabona ko aravuga ubu diakoni kandi ga ibi bintu biririyo biri spirituel ariko biravuga yanganjije imbaraga atakurusha imbaraga kangusengere vuba oya hantu hoje kwicara siho anda kibazo musengere humirizaga ngusengere mana mwizina rya Yesu Jave Tela Andre equation de valide de vie mwizina rya Yesu mana uyu mwana tangula ni wowe utanga ubwenge mwizina rya Yesu azotsinde kandi tumuhaye ubudiyakoni tumusiza amavuta y'ubudiyakoni uyu mwana mana takagira ibihuru umurindi igihuru mwizina rya Yesu mwizina rya Yesu tamira Yesu wa mwana kandi azatamike bagenzi be mwizina rya Yesu amen ngaye turagushimiye cyane turagushimiye cyane kandi uzabitsinde azabitsinda nk'ibisanzwe bari abantu banjye basuhuze ugoronzoka muri uwo mucamu basuhuze ne suza abo badiyakoni bari kuri kamera nabo ese uramwana akakwicayeho abona atangiye kugutera mwana we mbega ko mwana warubaye ariko mana yawe uramwana uramwana niwe wa mbere ariko ko kwicayeho kabona tugiye kugira icyuho ijari bigenze azamira icyo yakomeye wa nonoga nje ikintu uramwana bazavuga ngo ni gato ariko karatsindagiye sinzi hano bawuciye ariko naje musubiyemo ariko uramwana afite amavuta numvishije kino kinyita hari ukuntu cyari kibaye ese umwana ko hagurutse kabona no yaza yihindukiza kumva ibintu ariko nawe tukigaruke
ikintu ni ukuvuga ariko da ubonye ukuntu gusuhuzanya si ugusurana we wazaga ngaho wasuranye none ndamuhobeye uherayo wese ndamuhobeye nama numva mbaye ikimata cyane naje kumurekura amaboko akambwira ngo buretse kuriya murekuye gusa kugira ngo niginze amaboko yawe n'agati wa maboko wikeza abagabo b'ijambo wa maboko yerekura rekura n'izina rya Yesu ngahida nonoga ahantu twatugeze mwahanye bagije nari ngiye gusuza umudiyakoni wacu wo muri Norvège niyo twari tugeze niko da ndavuga izina rimwe nyibutse rya kabiri ndavuga iry'umubatizo uravuga ikinyarwanda kuko twaramusuje diyakoni wacu uri muri Norvège Grace ongera irindi yitwa mwari Grace uri muri Oslo kandi azaririmba ari katikati ndani ya Norway vuga katikati Norway mu kiwanja ya Norway Norway ese yeme ese noneho ntuvuze ngo ntanzira ntanzira impamvu ngo ntanzira uwo mudiyakoni mu mugendere ntanzira zo gusohoka afite Andra mudiyakoni tazatanga umutsima udafite amata oya bibaho taza cyo iyo acumuje amata bari aho hafi kandi ikindi ngo afite akaryo ko guhakura ayibe uzi arito yiwe uzi ko ejo muri yaririmbye arito no ugutwi kumwe kwapfuye kwa makuzibuka ikindi kandi uriya mukobwa afite inzobe uyu mukobwa uvuye aha ndavuga ko umudiyakoni uriya mudiyakoni uyu mukobwa nawe keraga ni mushiki wa Yesu umukobwa yakwicayeho ni mushiki wa Yesu namavuga ngo mbanabaye ngiye kumwita kazuba kandi yasaga ko yamurikiye yakumurikiye so babona ko izuru ryiwe ryahindutse none dore atangiye kubizo nari inzobe mu buzima busanzwe ariko mbonye ko mbaye ikirepe tugize gute yewe ubaye umuhondo mbaye ikirepe yewe ejo ubuze ikirepe ndibuka uza abahungu biga muri Yerika ayibe naragiga ngo Yerika kwa kuntu hanyura akabangureka ndamutse umuntu mu kuboko ayibe sinishiye nawe ni misori y'imigende insudani ayibe ya misori y'imigende Yesu mwana nase abahungu barirabura ni kirepe Sudani bafite ingeso uyu gani misi wabo muri Sudani kutangiyeyo uzamva umugani bazavuga ngo abagabo b'inzobe ngiye muri Sudani nije bazaba ucira niyo mugabo w'inzobe waba winjiye muri Sudani kawila agapira kameramani yambaye neza niyo mashusho oyaye ibo bazaca birabura bakarenga ubwirabure bagatangira kuba ubururu kandi ukuri kirera mwiboneye gutya mwikorera igitangaje nta muhungu nta mukobwa bose ariko mureke tugaruke ku bantu aba bayumbe muri mu guhaguruka uvana kano gafuraze uzi uko uriya muhungu w'umusudani ashobora guseka ari i Kigali urumva uri nyabiheko ukabona amenyo Rese umuhungu ko numva abaye nka telefone ya Elon Musk jukuri no Chita iyo umubonye ari nijoro yambaye ikoti ry'umweru uzugira ngo ni nk'umufuko wa kawunga bateretse haramo nko mu biti oya Chita hari umuntu wavuze ngo Chiti yasetse ngo ari nijoro mu mwijima w'icuraburindi uzugira ngo ni itara riri kumurika mu mwijima kuko umuco nyine ni wawe hari ijambo mutazi kuri Chita mutazi kuri Chita tubwire utazi kuri Chita kandi turakara inzego z'umutekano zamuje kugenda nijoro kubera ikida ko yokanga benshi kuko Chita ngo ni yahungabanyije umutekano wa CCTV nguhuye na Chita yambaye ikote ry'umweru nijoro suka mvuga ngo inani igeze kwisi ubundi ngo wahuye na Chita nijoro wese ngo ntaza buri gikomere kumana aza sita Chita yabaye igisita yabaye igisita Chita uzunyura hariya CGM ari mu modoka y'amatara amurika mu muhanda ka Masimba ahubwo vuga ngo yanyuze CGM ubwirabure bwe yanyuze CGM ubwirabure bwe bukamira rurarumuri kiriya cyicaro cya rege umuriro urikupa
kubera niyo umwijima uganza umuco. niyo mpamvu inzego z'umujyi wa Kigali zamubwiye ngo cita uzutubabarira ugenda amanywa ijoro si iryawe iyo saa 12 zigeze iwe aracyari muri karantine aracyari muri lockdown. tubona ko baciye mu korogo ariko buriya kitarayemereye kugira ngo basi barebe ko ari yogenda ijoro nawe cita igifungo afite ni ukugeza igihe azagira wifunga arafunze cita afungiwe mu rugo iwe arakurikirana uriya mudiyakoni turamusezeye usabzaga usako gusohoka mu ikanisa. I love you kibazo kabisa ugende ku bagabo b'ijambo ugende ukunda gusamura abantu b'imfura kabisa urakoze nuko muri batatu yasimu muri batatu mani murankoma kabisa mare kudasamburira uriya twamusenye uriya mukobwa yomara ikanisa uriya mukobwa ari Kentemani ngenda uriya mukobwa ibyo yavuze afite yerekwa kandi yerekwa afite ariko basha ariko bishoboke kuba yajabye basha mureke mabwire mwari muzi ko hari igihe umukristo azamikanisa pastor akanga kumwakira mwari mubizi kuko hari igihe Imana yomenesha amavuta ati uriya mwana w'umukristo tumwakiriye ko nabona ko yotuma amakasha arekura kandi kashe yawe nuyirekura niyanje izorekura zaba zigendera ibi kuryaga abantu bose siko tugomba kubakira ubuzima gatozi tugomba kubutakaza reka tubonereho no kugira inama abapasiteri kurya umukristo wose si ugupfa kwakira haruza urutwari gishobora kwakira umukristo akamamara ikanisa akaririmbura neza akamamara ikanisa baderira bababeje wabaye gute bayezebere none ngo gute akwishaho ubiri cyuya none ngo tumwiyegereze je nakiriza hangada hano nakigize inyuma y'ugutwi kandi wamusengeye nonoga uyu mupasteri nawe turamugaruka uyu mupasteri nawe turaguhonya nawe none wewe wakiriye umuntu wewe wase ndaba pasiteri muza mutandukanye ibintu ni muri majaribiu muzikita majaribiu kandi rirajaribu majaribu agomba kumujariba ndikuyemo uri kwemo mu izina rya Yesu nonoga ijambo nakubwira ni nkaho nawe umwuka kuremeye ibanirira guhorera kuko umutima nama wawe uje kukugira inama none wamusengeye gute uriya mwana w'umukobwa sibarampika ijisho ndacyari muri majaribu none uriya mwana aturutse hariya namavuga ngo mana ukinaho ni majaribu none kugira ngo nyineshe reka nyisengere kandi numva amagambo avuze ko asa nk'ugarutse mu murongo yari yaratanye ariko isagaruka aravuze ngo ukuri muri ariko ari amagambo nayo ashobora kuba ari uburyo kandi uriya mwana mpamusengera uriya nawe sha uzoduhiga tuzodufata uriya mwana mpamusengera umutima wambwiye ngo uyu mwana akeneye kwirega nonoga hari ikintu umuntu yavuze turi mwivuga butumwa hari ikintu umuntu yavuze turi mwivuga butumwa nyuze kundaraza kandi nazo bakirizwa muri ya piscine manze mutegere banza ugarukira hari ijambo tutatugomba kuvugira mu kanwa Nyabitanga sponsor wacu uri kumuzana ako Nyabitanga ese Nyabitanga reka igira ijambo ribubwira Nyabitanga seko nziza we biraso byiza we bivuge mu kinyabjura biraso byiza ngakubwira indi zara jewe gano noneho kubera ukuntu uhaye ufasha uhaye uzamura amateraniro buri munsi ko ndakubonera izina uyu munsi nakubonera irindi izina kubera none Nyabita mu mazina ufite wongereho nanteguka birasobanuye ngo ni umukobwa uzutebuka ufite akaryo ufite Nyabitanga ariko naje Nyabitanga agira hari izina namuboneye naje wewe buretse nije wemereye kwita Nyabitanga izina oye naje hari irindi namuboneye hari irindi naje namuboneye ugishukuri kw'Imana tibishoboka ko mwita we nawe ritamika abantu Nyabita izina nakuboneye kandi neza nabonye ko ari ryawe uri Nyabaruta naje uri Nyabaruta ariko iyo Nyabaruta wowe uri kuvuga uri kuzana amazina yiri atari muri jura oya uyu ni Nyabaruta
ni nabaro ni nabaro nabita ndawe ni nabita wewe ni nabitanga we nantebuka nantebuka nabaruta noneho badi jewe impamvu mpisemo nantora urabona ibintu yadukoreye n'ibintu tutazi bitabarika muri twebwe mwande magambo ni intore ni intore igikorwa yakoze ni intore nico butore kabisa yabitanga yadufasha ahantu yatumanitse kandi yatuzamuye ba kandi si yatugezeho bacu ako nyabitanga kiri kinuzo nabitanga we niwe wasezeranije abanyagisenye kubazanira isi nyabitanga nawe niwe muntu wa kabiri utuzaniye isi hano none nyabitanga none iki kiganiro kindi nawe tuzokuzanira ijuru nawe none natwe ariko nyabita tugende tuje Kigali wa kandi tuva mureke babwiye kandi tumuri Kigali tuzaja mu Bugesera niko bimeze no kumuhamagara tukamushaka aho ari hose paka tumubona nyabitangaga asigateza amarangamutima cyane umuntu akagira ama emotion ariko umugabo umwe yaravuze ngo ni emotion reka mureke mbabwiye ejo bundi nabonye umva ejo bundi nabonye muri Genesis Comedy nyabitanga nanahamutereta kibongi ariko kibore ariko kibongi ayo magara yawe nanje musorura wowe na nyabitanga uko ni gute urabona reka mbwira ijambo kibongi perima afite si yo gutwara nyabitanga no kuri kibongi nyabitanga kuriya nikazira modoka za nani zaho reka ufite perime yo gutwara Hyundai tubabarire afite hybrid ni atugomba gutwara uwika mu cyari automatic nyabitanga uramenye nyabitanga we ako nyabitanga nantonesha nantore nabaruta areka n'umungu ayo niyo mazina yawe kandi ga nawe ugende uyahabwe uyatamire kibongi we ugende worohe reka nyabitanga iriya siritime yawe irasigu yawe ugende ugabanye kuko oya nakomeza gutwara kuriya bazamwandikira kandi bakwandikira n'ikinyabiziga kizasigara kuri station kandi aho yogirira ibibazo nuko yosanga arijo wawandika muri uwo muhanda uwo munsi kandi twomwandikira no mwandikira amafaranga arenza imodoka n'ubuvivure bwe bwozogera kirimideni urumva n'amafaranga amwe kuva mu gihugu cyitwa uriya uyu mutipe w'umukire mani bita Elon Musk oya uyu wundi twakuze twumva Bill Gates ngo aracyarya amafaranga ya basekuru none naje nufata kuva basekuru ayo bariye kugeza nunga ari kurya nayo bamaze gukorera kayandika yose wofata igisekuru cha kibongo ukagiha imodoka ukanagikoresha amakosa ukanacandikira amadeni ariko sha uri mashi ariko mana we kibo ugende worohe papa ugende worohe aho ariko uri n'umugabo kandi reka hari undi mugabo mugufi ese nyine yewe uri mu gusetsa abantu imbavu zigaturika rero hari umwana wanandika yarangira ngo mvuye muri Genesis Comedy atariko usigaranye imbavu ebyiri muri buri ariko muhinde ese izo dread zawe ni gute oya afite dread muhinde kuri aga zazika kubire suko buriya ko abantu bose abenshi bari abakristo bacu ari abagabo b'ijambo na muhinde kuri no mugabo w'ijambo oya muhinde twebwe azoza yirege muhinde kanisa azoza yihande reka tugane ku musozo waba reka tugane ku musozo tuje gushaka nebyo ivyo tugaburira abana kuko muri iyi minsi ni nkaho hagiye kuba ibintu cyane turabashimiye mwebwe mwadukurikiranye kuva ku ntangiriro ariko yemwe natanze ikizamini nta message nimwe ndabona ni ukuri kabisa ni nkaho abana mwongere musubire mu kiganiro murebe ikiganiro twakoze mbere kibanziriza harimo ubutumwa bw'ifaranga bukugenewe none niba uri umukene niba